Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Abakobwa n'abagore bazwi cyane kubera gukurikirwa ku mbuga nkoranyambaga baza ku isonga mu bashakishwa umunsi ku munsi n'abantu batazi babemerana amafaranga barirwa mu bihumbi by'amapaundi kugira ngo babasambanye. Ku bagabo bamwe, imbuga nkoranyambaga zahindutse ishakiro ry'abakobwa n'abagore bashaka gusambanya, nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi butandukanye, bikaba biherutse no kugaragazwa mu kiganiro Victoria Debshire cya BBC. Impamvu izi mbuga zisa nk'izahindutse ishakira abashaka abo basambanya bifashisha nuko zihuriraho abantu benshi, by'umwihariko abagore n'abakobwa beza bakora ibikorwa byo kwicuruza. Urashaka kuba uwa mbere mu kubona ibyegeranyo nk'ibi? Kanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video. Niba ufite igitekerezo gishyire muri comment ku mwanya wagenewe gutangirwamo ibitekerezo, unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize inshuti n'abavandimwe. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Tyne Lex Clarkson ni umuririmbyi, umukinnyi wa filime n'umunyamakuru wa televiziyo wamamaye cyane ku rubuga rwa Instagram mu Bwongereza. Avuga ko ugize uburyo bwo kumama akajisho ku butumwa yoherezwa n'abagabo cyangwa ukareba ku bwoherezwa abandi bagore beza bamamaye ku mbuga nkoranyambaga wagira ubwoba. Uyu mugore ukurikirwa n'abarenga 420 ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ko igihe yari afite imyaka 19 aribwo umugabo yamusabye bwa mbere kumusambanya, amwemereye 20,000 by'amapaundi y'Abongereza yari kumuha nk'impano mu gukoresha mu kurya no kunywa no kwishimisha mu bundi buryo. 20,000 by'amapaundi ni amafaranga arenga miliyoni 23 z'amafaranga y'u Rwanda. Amaze gukina inshuro ebyiri muri filime y'uruhererekane yitwa Love Island, ikigo kimwe ngo cyamwemereye impano y'amapaundi 50,000 ku majoro 5 cyamusabaga kumara mu mujyi wa Dubai. Aya yo ni miliyoni 61 zisago yavunje mu mafaranga y'u Rwanda. Tyne Lex Clarkson yari mu kiganiro Victoria Debshire cya BBC. Ni ibintu biba biganisha ku buraya. Niba baranyandikiye, niki cyababuza kwandikira abandi? Ikigaragara ni uko bandikiye ibindi bihumbi by'abakobwa beza kuri Instagram. Ninde wabimenya? Bamwe muri bo bashobora kuba barabye. Muri ubwo butumwa yoherejwe harimo amasezerano yasobanuraga mu buryo burambuye ibyo yasabwaga byagombaga kuzabibanga hagati ye n'uwashakaga kumwishyura. Tyne Lex avuga ko yanze iyo mpano, ariko asigarana ubwoba bw'uko abakobwa beza bafite abantu benshi babakurikira ku mbuga nkoranyambaga badafite ubushobozi bwo kwiha ibyo bintu bihenze bashukishwa, bashobora kugwa mu mutego w'abagabo bashakira ku mbuga nkoranyambaga abagore n'abakobwa beza bo gusambanya, kuko amafaranga babaha ari amafaranga menshi ku bantu bamwe, kandi akaba ari amafaranga ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu wayahawe. Rosie Williams nawe ukina muri filime y'uruhererekane Love Island yemerewe amapaundi 100,000 ku mwaka, ni ukuvuga miliyoni zisaga 123 yavunje mu manyarwanda. Yemererwa imyenda n'amasakoshi ahenze cyane kugira ngo yemere kujya aryamana n'umugabo w'umuherwe muri Dubai. Mu kiganiro Victoria Debshire cya BBC yerekanye ubutumwa bwa vuba yahawe n'uwo mugabo uvuga kuba muri Dubai. Ubwo butumwa bwavugaga ko Rosie Williams ashobora gutangazwa no kumva uwo mugabo amuvugisha, ariko ko afite amafaranga menshi yashakaga kohereza uwo mukobwa w'icyamamare. Rosie Williams muri icyo kiganiro yavugaga ko ari ubutumwa bukunze kuba busa n'ubwo bwoherezwa n'abagabo batandukanye. Bamwe baba ari abakire koko, ariko abandi bakaba ari abantu bashaka gutesha umutwe abo bakobwa b'ibyamamare. Amapaundi 100,000 ni amafaranga menshi. Reka tuyavunje mu manyarwanda kugira ngo ubyumve neza. Ipaundi rimwe rivunja amafaranga y'u Rwanda asaga 238. Bivuze ko 100,000 by'amapaundi ari miliyoni zisaga 120 n'ibihumbi 397 by'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo ayo mafaranga yari menshi, uyu mukobwa avuga ko atagize ubushake bwo kuyakira. Aha nawe yari mu kiganiro Victoria Debshire. Yansabaga ko twatemberera muri Dubai, hanyuma akanyishyura nk'umuntu nyine wo kumushimishirizayo. Ntabwo wari uzi uwo muntu wari we? Ntabwo nari narigeze mpura nawe na rimwe. Hari ikiguzi cy'amafaranga yagombaga kukwishyura? Ntekereza ko byari 100,000 by'amapaundi ku mwaka, hakiyongeraho wenda imyenda, amasakoshi n'ibindi byose nagombaga gukenera. Wigeze utekereza kuba wagwa mu gishuko? Ni amafaranga menshi. Ni amafaranga menshi, ariko ku bwanjye ntabwo nari kuyafata. Uyu mukobwa avuga ko kwakira amafaranga y'abagabo bashaka kumusambanya atari bwo buryo yahisemo bwo kwamamara. Kubwe ngo ushobora gutukwa kubera ko wanze kuyakira, ukabwirwa ko witesheje amahirwe akomeye yari kuzahindura ubuzima bwawe.
ariko mu bagutuka bose ntihagire utekereza kuri mu nzira zo kugurwa n'umugabo ushobora kukugira umucakara w'igitsina. Ikibazo gikomeye nk'uko uyu mukobwa bivuga nuko abakobwa n'abagore b'ibyamamare bashorwa muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi badakoresha urubuga bafite ngo babivuge. Ku ruhande rumwe bitewe nuko batari mu gihe nyacyo cyo kubivuga, ku rundi ruhande bakaba bakwanga kubivuga kuko batewe isoni no kuba baraguye muri uwo mutego w'abagabo babashora mu busambanyi. Nuko bitashoboka kumama akajisho ku butumwa bwoherezwa abakobwa b'ibyamamare, ariko nge nawe tujye tubona kenshi ibitekerezo bizwi nka comment bishyirwa ku mafoto yabo meza bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho abagabo bamwe baba bagaragaza mu buryo bweruye ko bifuza gusambanya abo bakobwa. Uburyo bikorwa burahindagurika, ariko hari abaherwe bashyiraho abantu bameze nk'abakomisiyoneri bo kubashakira abakobwa bo gusambanya, hakaba n'abarasa ku ntego bibwirira ubwabo bakobwa bifuza kugirana ibihe byiza. Mu buhamya abakobwa benshi bagiye batanga kuri iki kibazo, harimo n'ubwo umukobwa uvuga ko yahawe ibihumbi 10 by'amapaundi kugira ngo afatane akaruhuko n'umugabo w'umuherwe wifuzaga kumusambanya. Uyu mukobwa Isabelle avuga ko yandikiwe kuri Instagram n'umugabo umurusha imyaka 10 nyuma y'uko yari amaze iminsi agaragara kuri televiziyo mu irushanwa ryo gushakisha impano. Bwa mbere uwo mugabo ngo yatangiye amuha amasakoshi ahenze, ariko ngo akayashyiramo uburozi bumeze nk'inzaratsi bwari gutuma uwo mugabo agira ijambo rikomeye kuri uwo mukobwa kubera amafaranga menshi yari afite. Uyu mukobwa we byarangiye yemeye gusambana n'uwo mugabo, wenda kubera ububasha bw'ubwo burozi ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ngo yari akeneye n'amafaranga. Amasakoshi yahabwaga ngo yasangagamo magana n'amagana y'amapaundi buri gihe uko bamaraga gusambana. Ikindi kandi nk'uko ubuhamya bw'uyu mukobwa bubigaragaza, amasakoshi n'amagana y'amapaundi uwo mugabo yamuhongaga ngo yamufashaga kurushaho kugaragara neza, agashyiraho amafoto meza ari ahantu hahenze, amafoto yatumaga bamukurikira bakomeza kumukurikira kandi bakiyongera. Ingo niyo mpamvu nyamukuru yatumye yemera izo mpano kugira ngo akomeze abe icyamamare ku rwego rwo hejuru. Nubwo bamaze amezi 18 batarahura na rimwe, uyu mukobwa ngo yakomeje kuvugana n'uwo mugabo mu buhamya bwe, akavuga ko umunsi ajya guhura nawe bwa mbere yanezerewe cyane, batangira kunywa banafata amafunguro, ari nako uwo mugabo abaza uwo mukobwa byinshi ku bijyanye n'ubutunzi bwe. Yahise atangira kumbaza ku bijyanye n'ubutunzi bwanjye. Ntabwo nagiye kure, namubwiye ko nkeneye ibihumbi 5 by'amapaundi kugira ngo nishyure amadeni yanjye no kwishyura ubukode. Arambwira ati reka turyamane, ndaguha nk'ay'inshuro 2. Narabyemeye, tujya mu cyumba cye muri hoteli. Nasanze bisa nko kwiyambura agaciro. Numvise nsuzuguwe cyane, ndigaya ku buryo nashobora kwibabarira ubwanjye, mbese numva mpohotewe. Nubwo ibi byabaye kuri uyu mukobwa, avuga yemye ko bitari uburyo bwo kwicuruza yashakaga gukora, akavuga ko byari inyota yo gushaka gutera imbere no kujyana n'ibigezweho, mu gihe abakora uburaya bweruye bo bafata amafaranga yose nayo bahawe n'umuntu batazi. Ishyirahamwe Object riharanira uburenganzira bw'abagore risanzwe rikora ubukangurambaga burwanya bafata abagore nk'ibikoresho byo gusambanya. Iri shyirahamwe rivuga ko bizwi ko abagore bageragezwa cyane kubera impano bahabwa z'amafaranga menshi. Heath Branskel Evans wo muri iryo shyirahamwe avuga ko abakobwa n'abagore basambanywa muri ubwo buryo batifuza na gato wavuga ko bakora uburaya, ariko ikiri ukuri nuko baba bagurisha imibiri yabo ku mafaranga. Hari abagabo bemera gutanga igishoboka cyose ku mukobwa kugira ngo akomeze atere imbere mu kazi akora nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi, ariko iherezo ryabyo nuko umukobwa wahawe izo mpano hari izindi serivisi z'ubusambanyi abagomba uwamuhaye izo mpano, yaba bishaka cyangwa atabishaka, kandi birangira bishyize bamwe mu kimwaro n'ipfunwe. Icyamamare Rob Cooper ukunze gukorana n'ibyamamare mu bikorwa bitandukanye, avuga ko atari abagore n'abakobwa gusa bagwa mu mutego wo kugushwa n'abagabo b'abaherwe. Akavuga ko hari ubuhamya bw'umugabo azi woherejwe kenshi impano z'amafaranga mu rwego rwo kwemerera umugore we yamwoherezaga ko basambana. Uyu yongeraho ko imbuga nkoranyambaga zikwiye gufata ingamba zihamye kugira ngo ibi bibazo bicike burundu, ndetse n'abantu bakajya babazwa ibyo bandika ku mbuga nkoranyambaga. Habonetse uburyo bwo gukurikirana umuntu wafunguye urubuga runaka hakoreshejwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, nimero ya pasiporo se, abantu ntibakomeza gukora ibyo bishakiye, kuko iyo ugaragaje urubuga rukora ibidakwiye rugahagarikwa, byorohera nyirarwo gufungura urundi. Ibyagiye biba kuri abo bakobwa b'ibyamamare mu Bwongereza n'ahandi ku isi ni ibintu bisanzwe bigera no ku bakobwa b'Abanyarwanda bakunze kwandikirwa n'abagabo bifuza kubasambanya. Muri bo ntawe ushatse kuduha ubuhamya bwe mu buryo bwihariye, ariko icyo abagera kuri 5 twavuganye bahurizaho nuko bagiye bandikirwa kenshi n'abagabo bashaka ko basambana, baba baherwe n'abaciriritse baba bagaragariza irari ryabo ku mbuga nkoranyambaga. Facebook igaragaza ko gusabira imibonano mpuzabitsina kuri Instagram bitihanganirwa na gato, kandi ko ababirengaho bazajya bahagarikwa.
umuvugizi wa Facebook avuga ko bakeneye ko Instagram iba urubuga abantu baganiriraho basangira ibitekerezo, akavuga ko bakoresha uburyo bwinshi hamwe n'ubushakashatsi mu kurengera abakoresha urwo rubuga. Wowe uhagaze ku ruhe ruhande muri iki kibazo? Siga ubutumwa bwawe ahagenewe gutanga ibitekerezo cyangwa comments. Niba utarakanda subscribe ku Isoko y'Ubumenyi kandi wibuke kubikora kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibyegeranyo nk'iki, kandi ukandishe ugisangiza inshuti n'abavandimwe bahurire ku Isoko bavomaho ubumenyi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.